kabisa nashimye. Fresh. Yeah, before nyine nakombere ibindi byose first of all I'm a big fan. Nanye ndakwemera bikomeza. Ibintu ukora nyine ufite ukuntu cyane cyane iyo kwamamaza ufite ukuntu ukora stuff ukabona nyine igitekerezo bagikuye. Njye ko ndi harimo bakobwa. Ukabona nyine harimo no kwamamaza. Bihe akamubye mu buzima. Hari ukuntu urumva nje nazi mfite. Urumva abantu benshi bamamaje abantu benshi batanye kwamamaza ariko bamaze kuba ama big fish barabazi basibura ikoko urumva ba mutaguti Clapton barabaje murabizi ko basanzwe bamamaza ba Atangusi kuba bafite amaseni yo mpamvu babakaza ndavuga ati nanje kugira ngo mbone utwo dufaranga sibyo ko kwamamaza nabigenze guteka nkore boro zashimisha abantu nanone ziri kwamaza ubu ngubu mvuze ati ngiye guhagarara ahantu hamwe ngavuga ati hanga tucuruza ibintu bimeze gutya nizere ko neza iyi video yanjye itariko n'ibihumbi 10 ntabwo bayireba bese ko na create ikintu kugira ngo byatuma abantu bareba iyo video bakareba n'ibyo bintu ndiko kwamamaza n'ubwenge twabarushije ubu kwamamaza ugeze ku gitiro anje nyine actually abantu turavugana ariko nyine byose urambwira nje nakubeshereye amafaranga wera kurangaye ya nyuma y'ibihumbi 10 nayemera Nyarwanda nayemera urabeshya n'icyo ugiye kwa ubwo video yako ni ibirenze ubwo wakoresha 1000 ntabwo nayikorera 10,000 niyo mpamvu nakubwiye ati amafaranga yose nayeme umwaje kagwa kigiye ifite 10,000 ndamura miki 10,000 shakuza nimba wamfata nk'ubu ngubu tuvuge nje ushaka kwamaza izi kutera navuga ati fashe ifoto nizifite nkazishyira muri story yanjye sinamamaje zo byarangiye ntabwo yashyira muri post n'ubundi akenshi ariko bimeze nko mu filime yo hanze usaba kujya bamamaza ikintu ari ugusaba ebana turagufatiranye kabisa turagufatiranye nyine first of all ukuntu ukora ibintu byawe ndashimiye impamvu ukoresheje abari akantu gato nyine ubuduha ariko merci nawe murakoze cyane Imana bamugisha ariko uzaduha ikiga share subscribe uramutipe muri kumwe warusanzwe umuze se Sumarito washyizeho se nuze sound man ngazukaza ko sound karibwe biba bivuga fresh ibyo bintu uraza kubona umwanya wo kubihuza cyangwa reka tubyihore ntari bireka dukomeze ntari nyine ndi kukubaza nyine uramuniga wari umuzi Sumarito ndamuzi ariko n'ubwa mbere duhuye amaso ku maso umbesha ngo avuga ngo yagufanaga nsaba content creator iyo nta bintu byifite ndabikurimo bivuga ukuri nyine tu mbere na mbere uriya mujene ngiye natangiye bino bintu we abirimo watangiye ubundi gensa nuko ibintu byanjye byaje mu mugisha w'Imana ariko bano bire bose ba T Brown ba Shakira ba Sumarito bande nabande bose naje nsanga bo babirimo babari bamaze imyaka igeze muri 4 amaze igihe kinini cyane ngende uwavuba nuko nyine ibintu byanjye byahise byirukanka cyane Ako nuko kubera ko wazanye ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora ubwo ngo aso kuvuga ngo gukora ngende munyakazi nakora cyane bifatika nyine ndahiga ku rwego ruri hejuru cyane uburyo sinzi nyine ariko ubundi ugomba gukora iyo uje ugasanga abantu bakurusha gukora wongeremo ibindi bintu ugomba kwicara ukaryama ko n'ubundi ko bano bajama barakora man bibaze kuva mu gitondo baba baje hano kuri convention nuko muri kuhabona niho turi si wababonye twageze kare baba bari mu kazi kabo ama challenge n'ibiki ibyo rero by'umu content creator nawe uryamye mu nzu uzi ngo account yawe izazamuka uzi ngo YouTube yawe izazamuka ntabwo byakunda biragusaba gukora cyane bashyiramo imbaraga kugira ngo uzamuke kuko hari abantu benshi cyane none se ni ibiki uzaza ugakora birenze ibyo nakoze ni ibiki uzaza ugakora ni ibiki uzaza ukabyina birenze ibya T Brown bya Jojo Blaze bya Shakira bya Divine bya bande n'abandi ni ze speech uzaza gutanga zigisha urubyiruko zirenze za Derek zirenze za Kelly zirenze za Ndenani nyine kugira ngo uze ukora ibirenze ibyacu biragusaba yuko uzana nyine IQ iri hejuru cyane kugira ngo uze ukora ibintu birenze ibyacu kugira ngo ejo nawe niduhura nawe appreciating tuvuge niba nje ku muntu runaka nge natangiye ibintu mfana tugahura kambwe ati Derek agenda gufana nanjye nkubwanda umufana wawe sibyo bisobanuye ko ndi umukozi rero nawe wiza gutubwira ngo nzamura hari abantu njye mbona birirwa biruka inyuma abantu nzamura nta kintu bivuze wowe first ikintu ugomba kumenya do it haguruka ukore kandi ukore cyane niba ubonye umuntu nk'uri hari icyo yagusapotinga kuri account yawe wigira ubwoba muhamagara ati Derek Sumarito Titi
vayo ume aka interview kibuze gutuma abantu nanjye bankurikirana ku rubuga rwanjye mureke ku mana ba content creator muvana ubugoryi mu mitwe yabo mukore cyane kubera yuko mu minsi iri imbere nababwiye ngo abantu tudafite amashuri menshi turi butungwe na internet kugira ngo idutunge nzajya mbaho urugero niba ndi umujene udafite amashuri menshi nkaba nshobora kwinjiza amafaranga 400-300 ku kwezi bisobanuye gukora ako YouTube channel bari ijyanye ariko right now meze neza abafana bagaragaje ko bagiye gukunda no kwirukanga kuruta mbere YouTube urayibuka ya mbere ukuntu yatugoye twakoze ama content atuvuna byatari mu mihanda ariko uyu munsi nazi gukora video imwe kararigize 10,000 kandi utagiye no mu muhanda utagiye nibereye iwanjye iyo video ku bantu batabizi iyo video iraza kwinjiza byibura amayira ari 30 kandi ubwo ni umunsi umwe nitujya kubara ku kwezi turaza gusanga video imwe yinjije amayira byibura makeya 50 bara video 30 bara amafaranga mba ngomba kuba ninjije nakoze buri munsi nabonebwe burimo ibyo birasaba yuko duhaguruka tugakora urasanga gukweza umujene akora 500 umujene udafite amashuri udafite ikintu bigusaba nta kintu haguruka ukore mana ukore cyane dore na hano turi batangiye kuhubaka sinzi baberetse zenguruka ubereke bagiye kuduhindurira ahubwo hari nibyo nari kuvuga aha boro waheruka garuka nkuko ameze oya bari kubavugurura bikabije nabonye mu kanya rubaje ngo bose nibyo byiza ko akora leta yacu ntabwo yajya gukora ikintu yibeshye na amafaranga baba bagiye gutakaza ana amafaranga atari make baba bagiye gutakaza bisobanuye ko rero kuba bagiye kuyatakaza banafashe plan ikintu kigiye kuba ko gifite umumaro kandi gifite umumaro ku bantu benshi sibyo kuko nk'ubu niba twazaga tukabakoresha for free ibintu byoroshye kandi turi aba content binjiza hari abakameramani hari ababonye bazakenera kurya ibyo byose agomba kubireba akavuga ati ni igikino no twakongeramo cyiza kinini kugira ngo abantu barye b'abakameramani n'aba content creator barye twese nyine tujye dusangira nuko ibintu kandi habe hasa neza kurenzwa hari hameze hano hantu ngayibaze niba kubita cya kiboro kino kiziga bagiye kubitamo cy'amazi noneho akajya azamuka yaka bagiye kubakubita mari bagiye kubakubita udutendo ku buryo amazi uzajya wibaza niba ari mampuru bikagucana rero nibyo nyine u Rwanda mani biba biri kugerageza gukora tuba tugomba gushimira His Excellency Paul Kagame we muntu uturangaje imbere muri byose niwe muntu uba wavuze ati abahungu banjye cyangwa se urubyiruko rwanjye cyanjye muri rusange kaduteza imbere kugira ngo nk'abakon mani ibi bintu twabitangiye bivunanye ntimukabibone gutya internet niyo yatumye ibintu byose biba hari izi opportunity turi kubona muri iyi minsi dufite 4G mani mujye mushimira pike biba ngombwa munagire gutya munagire urapfukamye mani urapfukama ukanagira gutya ukavuga ati Paul Kagame uri umubyeyi wacu yewe ntabwo nakubeshya pike ndamukunda ku rwego bro ufata abajene nkatwe tudafite amashuri menshi uyu munsi tukaba turi kwinjiza amafaranga uyu munsi tukaba nta muntu turi gusabiriza ngewe n'umuntu uhagarara akavuga ngo sibyo agarara akavuga ngo yabuze umutwe wo gukora kugira ngo yiteze imbere ni ubugoryi bwe kuko hano hanze hari utuzi twinshi two gukora internet iri kugaburira abantu cyane ndetse hari umuntu ubu nzahagarara ubu mwanjye undebye gutya kugihagarara sinakabaye ndi kumwe na mama angaburira se none se ubu ko nitunze meze neza muri Kigali mu nzu nziza njya neza gusa ikindi kibazo kiba gihari ni iki wenda rimwe na rimwe biragujabuka nk'umujene ariko ntabwo ugahamagara abantu ukavuga ati mudufashe ntabwo babingana no guhora kuva ku wa mbere urya iwanyu ku wa kabiri ku wa gatatu nyine twese ubuzima buraducanga n'umukire utunze za miliyari arakena biranga na banki iguza indi banki mani na banki iguza indi banki ariko ikintu tuba twarubatse nubwo byakanga uyu munsi ejo biba bigomba gukunda bivuye muri za mbaraga turi kugerageza gukora zacu reka mbaze na Crispy hano boro habonye gute uko waremye akora ameze neza urumva rako tuba twaje twikaraze umva ubwo nta kintu tuba dufite ngo twicaye muri ino nyubako wabwiye abaterankunga se bari abaterankunga kumona kugaburira rimwe kumva kugaburira ubuzima bwose kurya ipurime y'umunsi bakazayigucyurira umwaka uravuze ngo nta muterankunga ukeneye dore ubwo si ukwiyemera mwana agakeneye umuterankunga abaterankunga turabakeneye abaterankunga bakeneye ariko apana babandi asubundi kuki mutajya mwamamariza abantu kandi mufite TikTok zigenga guhera ufite igihe cyacu twapuraninze ubu guhera muri ibi bihe bigiye kuza ni ibihe byo kwamamaza cyane ahubwo tuboneho tubwire n'amakampani ashaka kwamamaza bro ni twebwe abantu umuntu wese utagiye kutwamamarizamo muri uyu mwaka cyangwa umuntu wese tutari bukora n'amasezerano arabahiye kuko tugiye kwipanga akazi ku rwego ruri international akundi baba babonye uburyo muba muhagaze mwana nayo cyangwe mwana
buri abantu bafite ibikorwa cyane ese mwana wambaye isogisi ridasa n'irindi oya namwe nuko namwe tegereze kaza wetegereze formule yayo ukuntu ameze wabibonye amasogisi ava namwe ego nabonye Sima, reba ibyango, ariko muri Kigali ubwo abantu bakora psychology bakora ibijyanye n'amasauna amassage bafite ibintu n'abandi bantu bafite ibintu bakora bijyanye n'ubuzima bose bashaka kwamamaza bareke kujya ku oya baze man baze mbonera wagura namamaza Mutoni fashion shop sibyo Kicukiro usanga afite shop nziza mani noese akazi si wowe bitwibukije akazi nakazi man akazi amamaza nari abasore mu gihe hano muri hano Kicukiro hariya kunuza usanga urenze kwa Gitwaza ku muhanda kwa Gitwaza ukaboko kabisa uri kuzamuka na kaboko k'ibumoso uri kumanuka na kaboko k'iburyo handitse Mutoni fashion ni umuntu bambi akora iki bimeze fresh man afite imyambaro myiza y'abakobwa y'abasore afite jacket meza afite imyenda inkweto hasi ni Mutoni uri kuvuga so ndi nabonye nguri kwa kugira ngo bamumenye mani kugira ngo bamumenye buretse gatuta agasimbuka oya njye najya mbaza kujya bamenye Mutoni wari Mutoni uwe ko Mutoni boss udu akazi ko kwamaza tuvuga Mutoni uwe cyangwa ari gushaka kwitiranya amazina urana crispite nabundi numvise avuga ngo ngiye Mutoni ngo ngiye ngo nago hanjye ibyanjye nangize ngo ni kapani nebyiri kapani nebyiri reka kuvuga Mutoni fashion nese uramwakuranaga ni company none se amazina n'abamwe oya uvuze company man uriya urukumva uriya bamwita Mutoni buretse gato wita mwiza buretse gatoya aravuze ngo company nebyiri ese sotangiye kumujagara kampani nebyiri iri turuza telefone indi gaturuza imyenda kampani kujagaraza abantu umuntu usikudabaga nako nka tasa ngo ni wa muntu allo kapani nebyiri ndagabaho kandi nkumbi ahangadaga muri Mutoni fashion shop bajyane babafite imyenda myiza amakepo y'abasore imyambarire y'abakobwa n'abasore kabisa Kicukiro ndabashyiraho nimero nibiza gukunda barayidupiningira ndayipininga nayo kabahamagara bakakwambika iyo bakwambitse nyine nanjye ubugabo nuvuga ngo ubundi ukuntu babimeze kumva ukuntu babimeze nukuvuga ngo iyo umukira avuye hano ari umwamamariza bihita bigenda gute wowe iyo ugiyeyo ukamugurira iyo ugiyeyo ukibuka ukavuga ngo nje hano ku bwa Derek cyangwa Kelly bituma ku mwenda wajyanye ni nka dress code yanjye nyine Derek cyangwa Kelly abari dress code yanjye ugomba kugenda ukabikoresha then iyo uguze boss nawe agomba kutubwira ati byagenze gutya muze mbatemo atubwira ati mwakire ntabwo njya njyenyine natwe tubyarira ese uriya Mutoni basi uko mumubona we ni fresh se mwana atanga ibiceri rega wari kutubwira umuntu tutazi sinzi impamvu Mutoni fashion show Mutoni fashion show nawe niwe nanjye n'undi kuvuga bro icuruza imyenda kandi wari kuvuga ngo ni umuntu ariko mwana njyewe uramba munyujemo akantu ko kuvuga reka ngusobanurire njyewe mumbwiye kampani ebyiri basi nimuvuga iyindi ya kabiri mutavuze ahubwo wowe utasobanukiwe hari kampani hari n'umuntu noneho twebwe turi kuvuga shop turi kuvuga umuntu ntabwo turi kuvuga umuntu wowe niba ushaka ko tuvuga umuntu uzadusanga ahandi hantu tuhamuvugira uriya muntu ndashaka ko tuzamuvugaho uriya muntu tuzamuvugaho birisere tuzamuvugaho igihe kimwe ariko umunsi turi kuri shop y'umuntu ariko se kuyamamaza nkaho wagira ngo ubundi biri nyuma yo kwamamaza mwana cyane uragere kabaze ngo baze ngende kumva uri kwinjira mu kuntu kwamamaza cyane ndetse n'abandi bakira nuko mubamamariza cyangwa hari ukundi kuntu ugenda gakeya cyane amafaranga muri iki genda abantu baravuga ngo ntabwo dushaka ngo burabo bw'umuntu n'ubyago ntabwo dushaka ngo bukore turi gukora muzana akazi twikorera muzana akazi abafite business murebe ko tudakora muduhereza akazi murebe ko tukanga mureke kuza mucira abantu imanza ngo yari batanga akazi baduha akazi kandi bureka nkubwire mwana Kelly bino bintu byarya
bino bintu byarya bitarya ariko hari ukuntu ngo bakora akazi bagakora n'akandi kazi ndagara oya wigenda mani ako se bite mani ako se ko kimuri kugenda ujyayo ngaho soza ikiganiro rero babwira abantu bakunda rukotana bagire gute bose ntabwo nduzuza ibihumbi 10 mani mwese iyo cyane ariko bagezaho amakuru se agezweho fresh yamba nabazaniye abahungu bafite icyangwe ariko icyangwe muri kujya kanyihere hasi yewe twiyambariye nk'abantu bigiriye nyine ku zuba mani reba ruhu ku masogisi nka buri kantu na buri nguni ariko muri iyi minsi ni style ziri kuza ngaho rero soza rugeze mu kireyo nimugire ubwoba umudereva ni Poro none se reka dusoze ikiganiro najya mubwira abantu bo kuri Rukotana TV show make subscribe share comment ebana ibintu tuzatubagezaho bya buri munsi ari ibintu bya fresh kekeri speech na keri speech nawe afite nuze man you have to make subscribe kubera yuko aho hantu niho hadanje baba diaspora bacu we love you so much and mujye musupportinga ngene bagiye ko nta kigano nzongera kwibagirwa kwaga ko ariko man ngiye burasi ntari pana umujamo uretse gato hari umujamo byimbye amatama ashaka kuzavugaho mani buretse hari umujamo wangenzeho mwana buretse ubyimbye amatama mani kasuku se oya buretse ntago ari gasuku babusi oya byihorere harundi nzabatamo ikiganiro oya nzabatamo tuzaburekinga kandi ngo hari umuntu ngo manajama natangiye kuzana iboro rya manajama natangiye kuzana politiki muri politiki ndashaka kuzabatamo ewana ariko nanone se nasiga nakavuze abantu mugerageze murebe ibibareba mu bishyira yego mani nuko abantu umuntu ucuti n'umuntu nurangiza ujye gufata phone yiwe wibemo nimero mani ujye gusebya umuntu mani mujya kwangiza tuzabivugaho tuzabivugaho ikindi kiganiro twagiye muri speech